Sangwa Media TV. Uyu ni wa mwanya w'amakuru tujya tubashakira hirya no hino, haba mu basitari, mu baturage, cyane cyane mu baturage. Rero no dukunda kugira dushaka amakuru kugira ngo tumenye abaturage ibibazo babayemo. Uyu munsi twasuye umusore utuye mu gipangu, tumenya amakuru yuko yafashijwe n'umugiraneza. Se uzi yuko umugiraneza kibaho, bafasha abantu bafite amaboko n'amaguru, ariko ibyinshi muraza kubyimenyera. Kwita gute musore? Yitwa Hakizimana Buba. Kwita Hakizimana Buba. Buba se ryaba ryaraturutse gute? Ryaba ryaraturutse kubera yuko kera nari umuyisilamu. Umuyisilamu? Wari umuyisilamu? Nayo ndi umuyisilamu. Ariko eza kubera ubukene mbivamo. None sabu kakazubamo nakawe umugira neza wakamaye. Njya neza nsanze ahantu nende ahantu bita ku ndege. Ku ndege? Ku ndege ni Kanombe se? Konzi ko ku ndege dusobanurira, ariko ku ndege hariho numva tutarimo transplant. Ku ndege ni ahantu mbega ku ndege ni ahantu abashomeri baba bicaye baba bategereje yuko bari bubona akazi. Niyo mpamvu bahita ku ndege. Aha kazi se ninduka kwishyurira? Hari umugira neza umama yansanze ku ndege. Arangije rero akazayambona muturaka two kwikorera nk'utuntu navuye guhaha ku isoko hari haruguru. Ageze aho rero arambaza ati se ubahenda mubwa ati rwose aho nari mfiteho kuba haranyirukanye kubera ubukene ubushomeri. Ariko umama aranyumva. None se aguciye mu ijambo ko yagusanze aho ku ndege, kandi uwo mama ufite amaboko n'amaguru we yarabonye kwishakira akaraka, kuki we yahise ahitamo kugufasha? Twaraganiriye kubera ko nakunda kumutwaza nk'amakara, mutwaza nk'ibiraya bijyanye mu rugo cyangwa ibitoki. Ubwo rero yambajije ati se ubayeho gute? Ndamusobanurira ati kubera ko n'akazi kabuze. Arangije ahita amubwira ati mubwira nuko mfite ikibazo cyane ho kuryama. Arangije araza nkodeshereza hano kazu. maze ukankodeshereza. Ubwo nyuma yaho rero ibibazo naje kugira nayamazemo amezi 5. None se kari ahantu henshi haba haboneka akazi, yaba ko mu rugo akukuragira, buri uturuka ubundi mu kahe gace? mu karere ka Bumbogo. Mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Mu karere ka rero nshuti bakunzi ba Sangwa Media, ndagushishikariza gukanda harya kantu bakanda wowe waba ukibukara akantu bakandaho nyine kugira ngo bishimiye nka video ko kantu kanyibutse wakitaka subscribe ndumva ariko bakita subscribe. Rero abantu badukurikiye rwose mukomeza kwishima, iki ni cya kiganiro cyacu Umirwa. Rero nkomeza babwira ati ako kantu bakita subscribe, akandi ndumva ari share, sibyo? Akandi ni comment. None umuntu dukurikiye akameza kuryoherwa nishima, ariko babantu baseka bakagaragaza yatiri ntago ari sawa tu. Ariko abantu bafite mu kanwa w'umukara nyine aho ni danje nkahage tu. Abuba, none se buriya umuntu aje akahita avuga ati Abuba ngiye kumujyana muri Amerika, iyo wahita ubyifata mu mbega ni ukuvuga ngo ntabwo ngukise ntarara nambaye inkweto, ntabwo ntarara nambaye inkweto, ntabwo kugira ngo indege itancika. Indege itagucika? Ubwo se ubwo nk'isaha wahita ubyukaho mwararanye gahunda yo kubyuka ujya muri Amerika? Saha nabyukiraho urumva ko ntabwo nasinzira kubera ko muri Amerika urumva ko nabazamutse mu ntera ndende, urumva ko nahita nyiraho ntabwo nakunyura kuba mu nzu. Iyo bajya neza bamfasha. Iyi nzu ntacyo itwaye?
urebye nta kintu nkwaye nk'umuntu w'umushomeri nkanjye ariko nyine gusa nuko naje guhura n'ibibazo nyine gusa wa mubyeyi agahita ajya i Burayi mbega ubu ngubu nyine nze namereye nabi kubera amajob agenda abura nyewe nza kumereye nabi arashaka kunyirukana mbega ubu ngubu kwirukanira iki se umuntu ugufasha ntago akwishyurira umuntu ufasha yaragiye ntawe ukiri nangaha mu Rwanda yagiye i Burayi ese kuki ataje kugufasha nyine gakomeza gufasha n'ubundi kari ko kazi kiwe yabisemo kari we murimo w'Imana yari yarayise ariko nyine gusa Imana izamuha kabisa n'ibyo yakoze birahagije ariko nyine gusa we yarambwiye ngo agiye kugenda ariko ejo bundi hari umugabo nahaye utumero twa telefone aravugana amubwira yuko ari hafi kugaruka asabo bundi buriya wagize umugisha wo kuba ukiri kumwe n'ababyeyi kubera ikibo baguteranye nimba baragize umugisha wo kuba ukibafite ntabwo nabonye nagize uwo mugisha ababyeyi banjye ntabwo mfite rwose nta n'umwe nta na grand frere cyangwa petit frere abo ngabo rwose meruka kera cyane none Sabo iyo myambaro mbona wiyambariye ntinde uba wayiguha imyambaro mugira neza aho nsanze ahangaha bampaye agapantaro hari n'akandi njya mpinduranya nabo rwose Imana izabaho umugisha bagira neza nabo akantu se noneho ko wambaye mu ntoki ko akita ngo kira kangaka ni kagaye hari nk'igihe uterura nk'ikintu kakagufasha kugira ngo utazana amanuza amabavu mu kiganza ako bakita kaga ndabona rwose Abuba urimo uradusetsa hano ariko inshuti bakunze basanga media nkomeza babwira ati ngo kantu ubone subscribe ntabwo katuma usinzira utagakanze ariko ako kantu ubone share comment nako rwose nkomeza mbashishikariza ko twitaho Abu buriya se nta gasheri waba ufitira agasheri agasheri mo ndakifuza ariko hariko nabonye mbona ndagakunze se wabuze umukobwa utere ntaramubuze rwose ariko nyine gusa rero nabonye ndamukunze ariko twarahuye mbona turarebana mbona arasetse ndavuga ati ndabura wasanga agiye kunkunda asekuye ikiwumva yuko umukobwa wese ukurebye aba agukunze nuko narebye amaso yasa neza nayo numva ndamukunze afite ishinya nziza se ku buryo nabonye nta kintu atwaye gusa ubwo waramutse akwikundiye mugakundana buriya wakifuza ko kwibyarira ikinditse bahita tubyara impanga abana babiri umuhungu n'umukobwa ni ukubera iki se wahisemo impanga kubera ko njyewe impanga ndazikunda impanga urazikunda umuryango we wanyu ari uwawe yarazibyaye se narimo rwose ubwire harimo masenge kagira inkuru masenge arazifite ubu masenge se we abo yabyaye bari mu kigero kingana gute abo bana barimo barangiza segonderi ageze mu wa 5 ariko se igihe ukibanira n'uwo masenge nimba kiri ariko nawe urumva umuntu mukuru umaze n'umugabo ntabwo yaba mu rugo rw'abandi aba ari ikibazo rwose none Sabo burifuza nk'akahe kazi hari abantu badukurikiye bashaka wenda nko kumenya akazi wakora bakagufasha buriya nk'akazi nakora ukabara k'ubunyonzi cyangwa k'ubukigingi akubukigingi Sabo bisobanura ubukigingi ni umuntu ugenda ku mamodoka
mamodoka Sabo ko icyo wahisemo ako kazi nta kandi kazi wumva kaba keza wakifuza keza ariko wenda nko gutwara imodoka ukajya utwara abantu bakura mu ntara bajyana mu zindi ese wa munyamakuru yo kuko atwara imodoka ntayizi ariko rero nabyo ngize amahirwe nkabimenya byaba biza cyane nanjye nyine impamvu nkubwira tuzahitemo ako kazi imodoka ushaka kuyiga wayiga ukayimenya nayiga nkayimenya rwose ariko buriya uko baraye uko ngewe nta mashuri menshi mfite ariko buriya ngira ngo abantu b'abashoferi n'abantu baba bafite amashuri bize amashuri menshi hapi rwose buriya kwiga amashuri menshi sibivuze yuko wahita nyine ubona n'ako kazi akazi kabonwa bitewe n'ubushake wagize nk'ukuntu wagashatse none si ubu sibyo wibariza akabazo k'amatsiko ufite amashuri angana mfite amashuri atatabanza iyo uza kugira nk'umugisha urumva ugakomeza ayo mashuri wari gutura nk'iyi section nari gufata iyo nari guhitamo nari kwibera nk'umudogiteri cyangwa se ntabe umudogiteri ntabe umudogiteri nka injeniyeri kabisa injeniyeri buriya urabyemera buriya injeniyeri buriya hibera injeniyeri nkazanubakisha amataje aka n'imihanda nabyo rwose ntabwo byari kunshika ukibeshaho nk'abandi kabisa nkibeshaho n'abanjye n'inshuti n'abavandimwe umbwiye ko amashuri wayacucirije mu wa gatatu none se kubera iki wahise ureka kwiga kubera ikibazo cy'ababyeyi banyishyuraga amashuri bahise bitaba imana ntangire ubu nyine ubushobozi bundi basi ubu nyine gutyo ngenda nese ubuzima ubayemo urabwishimiye uri umuntu ufite amaboko n'amaguru washobora gukora siporo akazamuka uruguru iriya akongera akamanuka agakata ntabwo bunshimiye ariko nyine gusa uko ubuzima buje ni kubwakira kubera mfite amaboko ariko nkaba nta kazi nyine akazi karabuze ariko ngize nk'amahirwe wenda nkabona umugiraneza umpa akazi rwose nyagasani abankuriye ibitangaza abagukoreye ibitangaza ariko rero ngiye rwose imana imfashije ngiwe bitewe n'uburyo ndi kukubonamo pe n'abadukurikiye bari kukubona imana igufashe rwose urakoze cyane uramutse se buba we ukabonye buriya ariko reka ibyo tube tubiretse buriya ujya ufata no ku gacupa agacupa yenda harimo mu cyumweru iyo nabonye nk'akaraka nkoreye nk'ibyo ibihumbi yenda nka 3 nibwo mvuga ati yenda reka nywa agacupa kamwe nageze nkabonamo n'icyo kurya basi mwese kwambwiye yuko nyir'inzu agiye kugusura kandi nkaba numva ukorera nk'ibyo 3 kuki utavuga ati reka mbanze nishyuremo nyir'inzu make ibyo 3 se kubibona ugira ngo biroroshye wa mugabo rwose wa mugabo w'icyo nakubwira cyo kazi muri kino gihe karabuze rwose ahantu hose ari nk'ibitaro n'icyumweru narabona n'inote y'igihumbi rwose niyo mpamvu rwose mureba inshuti bakunzi basangwa media ntadusoresha ikiganiro cyacu umirwa nabonye yuko twaganiriye n'umusore wacu Abuba arya buni hategeka imana n'insenga Hakizimana Abuba rero ndabizi yuko ari abafite bamamariza Airtel namwe rwose mwabyiyumviye ari aberekanaga yashi imeze nk'iyanjye ahangaha namwe rwose ndizera yuko mwafashije kwisekera rero naha dusoresha ikiganiro cyacu nkomeza mushishikariza gukanda subscribe share comment
maze mukagikurikirana nk'uko bikwiye. Yari umusore wanyu Ishimwe mukunda cyane, nawe utaha.